mama yaza tugafatanya n'umwana tugafatanya gushima Imana. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko mbonye uyu mwanya. Ndashima Imana cyane cyane ko mpagaze ahangaha imbere y'ubwoko bwayo. Nshima Imana. Imirimo yakoze iratangaje, irenze ubwenge bwanjye, irenze ubwenge bwacu. Haleluya. Naje gushima Imana itanga urubyaro. Amen. Haleluya. 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 Nari maze imyaka 7 nta rubyaro mfite, nabyaye nyine ku mwaka wa 7. Haleluya. Ndashima Imana cyane kubwa Bishop. Haleluya. Muri hangana twari twamuzanye none yatashye kubera amasaha yakuze. Muri 2018 nibwo twabonyanye na Bishop. Nagiye gusenga Labok, ntuye nitwa Rachel Mukire, ntuye muri Texas. Noneho muri 2018 ndabyuka nako nabyutse ntabyiteguye. Mu gitondo nka 11 ndarota mbona ndi mu giterane, kandi hari nko muri image nabonye yari nk'iriyo muri 98 igihe twasengaga, nkabona ba bantu twasenganaga n'ububyutse bwinshi, turi kuririmba, turi kunezerwa. Ndavuga nti no, reka ngende ngiye gusenga. Naho bari batubwiye yuko Bishop yaje Labok, nani nk'isaha n'igice kuva iwacu kugerayo, ariko mu by'ukuri nari naraye nta gahunda. Ndababwira impamvu nari naraye nta gahunda. Mbere yaho gato nko muri 2017 hari habaye igiterane iwacu aho ntuye muri Abilene. Noneho shanga wanjye yari yakijemo, ndamubwira nti shanga waje mukansura ko muri hano hafi, kuko aho yari atuye naho twari dutuye yari nk'amasaha 5. Ndamubwira nti mwihangane muze kunsura. Ndi mu mama bari begeranye, aramuhindukirana arandeba ngo se ngo baragusura baje kuguhemba wabyaye bimeze biti? Mu by'ukuri ntabwo iryo jambo ari ntago ryari rigoye, ariko icyo ryakoze muri ngewe, Apotre Mignone akunda kuvuga ngo hari abantu bakunda guha ibiraka Satani. Mu by'ukuri ntabwo ari umuhaje wa Satani, ariko yari yamuhaye ikirako uwo munsi. Nuko noneho ndangije bituma noneho mvuga nti sinzongera kujya mu bantu, ngiye kwihisha. Ndihisha bien, ndavuga nti ngiye kwihisha, nta bantu bazongera kumbona, aho kugira ngo nzaye njye mu bantu nkomerekereyo. Naho byari bingejeje igikomere cyo kutabona umwana. Noneho ndangije uwo munsi muri 2018 rero barangije bamaze kuvuga ngo hari igiterane Labok, kandi Bishop arakizamo. Ndavuga nti noneho nta n'impamvu yo kukijyamo. Noneho ndangije mu gitondo ndose izo nzozi, umutima umpatira cyane kujya gusenga. Ndavuga nti no, reka nshakisha abantu tujyana kubw'Imana ndababona. Ngeze mu rusengero, Bishop yigishije ku ijambo ryambyukije. Mu by'ukuri cyari cyanjyanye mu rusengero. Uko iminsi igenda itambuka nabonye ari cyo cyatumye ngenda. Yigishije ijambo ryo kuva muri comfortable zone. Urumva hari igihe ugeraho ukavuga ati d'après tout mfite umugabo ubindise bizaza nyine bizaza igihe bizi, ariko ça c'était pas le cas, kubera yuko nimba narashatswe ngomba no kubyara, kandi koko umugabo wanjye yarampaye amahoro n'ukuri Imana imuha umugisha mwinshi. Noneho ndangije ndavuga nti ijambo Bishop yigishije ryo kuva muri comfortable zone ryarambyukije. Noneho muri icyo giterane amaze kubwiriza, akiri kubwiriza aravuga ngo hano hari umuntu waje aza nta gahunda afite, ntiyari yabiteguye, ntiyari yabitekereje,
naze musengere. Avuga kandi afite ikintu yanga kubivugira mu bantu. Abantu bazi ubwenge, Imana igibaho umugisha. Haleluya! Kandi Imana umugisha mwinshi. Yaze kubivuga mu bantu. Arambwira ngo afite ikibazo. Amateraniro narangira aze kuza ndebe. Noneho arambwira ati ariko nabanza aze musengere. Ya comfortable zone. Ndangije ndararanganya amaso gutya. Ibyo byose n'undi muntu utari ngewe. Mutima urampata ni wowe, haguruka. Ndahaguruka ndagenda. Ndangije kugerayo, ngezeyo aravuga pfukama dusenge, turasenga. Amasengesho arangiye arambwira ati uze kuza kundeba nyuma y'amateraniro. Ndaza ndagenda aransengera nanone. Arambwira waretse urukundo rwawe rwa mbere. Amen. Imana mwari mufitanye relationship murimo, wari ufitanye ubusabane n'Imana cyane cyane, ariko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Kandi koko inside my heart nari mbizi neza yuko koko ubusabane ko nageze aho ndavuga nti no, nta mpamvu yo kugora Imana. Irabizi iyo yanzanye muri Amerika izamana urubyaro. None rero reka nicecekere sajya mbisengera biri aho ngaho, mvuge nti Mana umpereze umwana. Naye bya bintu byo gukomeza ntitiriza avuga nibyo nzabireka. Hanyuma ndangije ndavuga nti Mana ijambo nkuye ahangaha risamperekeza mpaka mbonye urubyaro. Amen. Narabyutse noneho ntangira gukurikira, nubwo ntabonaga umwanya wo kujya mu biterane cyangwa, ariko byatumye mbyuka ndavuga nti reka njye online nsoma ijambo ry'Imana. Fata iminsi 40 mva muri comfortable zone. Haleluya, haleluya. Ndavuga nti ngomba gusenga mpaka mbonye umwana. Haleluya. Ndasenga mva mu bunebwe, mva mu bitotsi, sengera umwana. Imana impa impano ku mwaka ari. Haleluya. Yampaye impano. Umwana mfite ni impano nziza, ni impano idasanzwe, ni impano y'umuryango wose, ni impano y'ababyeyi, ni impano y'igihugu. Amen. Amen. Nukuri kose shimira Imana abantu bamfashije muri urwo rugendo. Ndashimira Imana cyane cyane ko yankomesha amaboko. Kandi ndashimira Imana, ndashima umutware wanjye. Ndashima umutware wanjye kuko ntabwo yigeze, Bishop yarambwiye ngo arambwira ngo nese umugabo wawe ntacyo bimutwara. N'abana ntacyo bimutwara na gatoya. Arambwira ati nyamara bishobora kuba bimuzaho ntabikubwire. Kandi koko wamugani byamuzagaho. Yambwiye amagambo yumvaga amucumita. Aramucumita ndavuga ni Mana yanjye we, aya magambo yose warayumvaga koko ntubimbwire. Arabimpisha pe. Ndamushimiye cyane. Ndashima Imana ku babyeyi banjye. Ni mama wanjye ndamushimiye, shimiye papa. Amen. Ndashima Imana kuri kwa data bukwe, mabukwe na data bukwe bambaye hafi, bamfata nk'umwuzukuru, bamfata nk'umukazana, ndi inshuti yabo. Ndabashimiye cyane. Kiruta byose ndashimira abakozi b'Imana. Amen. Bishop icyo gihe yaransengeye, aranabizirikana. Haleluya. Siwe wenyine n'abandi bose bansengeye. Imana ibaha umugisha. Mumbabarire gutwara umwanya. Pastor Matayo aririmbye indirimbo nari nateguye mu mutima wanjye, ivuga ngo ahara marira yahinduye umunezero. Amen. Amen. Amarira yanjye yahinduye ibitwenge. Haleluya, haleluya. Kandi ndabizi neza yuko hamwe n'Imana n'abandi bose batarabona urubyaro, Imana izarubaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana mu by'ukuri. Shimira abayobozi baduhaye umwanya wo gushima Imana. Twarashimye kenshi,
ariko Imana ntabwo izirambirwa n'amashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kubw'umwana wacu mu by'ukuri, abana bacu umutware wiwe ntabwo ari hano, ariko umwana twamuzanye, muratubabarira, twari twamuzanye ariko ararambirwa arataha. Ni umukozi w'Imana azasirimba, abo twari twicaranye hariya babibonye. Haleluya. Umwana wo mu masezerano mu by'ukuri. Ndashima Imana cyane, umukobwa wacu mu by'ukuri ntabwo yacitse intege. Twajyaga tumuvugisha tukamubaza uko bimeze hariya, akaturema umutima. Nimba hari ikintu kigusha umuntu, nimba hari ikintu kibabaza umuntu, kubona umwana wiwe ashatse imyaka 2 igashira, imyaka 3 igashira, ni ibintu byankoze ku mutima. Ntabwo nari nzi ibintu byo kwiyiriza, ariko ikibazo c'abana bacu cankoze ahantu, numva kirambabaje, numva kingejeje ahantu mu by'ukuri. Kandi ntabwo twari turi kumwe, ariko uko tuvugana kose bakaturema umutima, bakatubwira ngo bafite kwizera. Haleluya. Kwizera ni ikintu gikomeye, ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba umwana we Isake. Afite kwizera kuko nubwo yapfa yongera Uwiteka akamuha abandi. Haleluya. Kuko yabivuze, yarabimbwiye, kuko bishop yagiye hariya mbese akamwerekwa. Haleluya. Akamwerekwa umwana wacu nawe akagira kwizera. Imana ishimwe. Yesu ubwo yagaza akiza abantu, yagaza ababwira ngo ndabakijije mugende mugire kwizera. Uko kwizera rero yo bakugendeyemo by'ukuri ntibacika intege. Turabashimira cyane mwana wacu n'umutware wawe. Tunashimira abakozi b'Imana nkuko babivuze mu by'ukuri. Dushimira bishop cyane kuko yabonye ibintu akabivuga. Imana ihabwe icubahiro, kandi turabashimiye cyane kubw'uyu mwanya mwaduhaye. Imana ibagirire neza, murakoze.